Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli. Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi. Ikaze inshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, mukurikira kuri televiziyo mukagitegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Mu kiganiro cy'uyu mugoroba turabagezaho ibirebana n'ubucuruzi abanyarwanda batangiye gukorera mu gihugu cya Congo Brazzaville hifashishijwe indege itwara imizigo cargo ya kampani ya Ethiopian Airlines. Ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere nk'uko bisanzwe kuri uyu mugoroba, muri kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12:15 za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Mu minsi ishize twabagezagaho ibijyanye n'ubucuruzi bw'u Rwanda n'amahanga. Turibuka ko Minicom ifatanyije na Rwanda Air na Nayeb bafashije abacuruzi kwitabira imurikagurisha ryabereye i Brazzaville mu gihugu cya Congo ndetse na Libreville mu gihugu cya Gabon. Byari mu rwego rwo kugerageza ngo harebwe ko ubucuruzi muri ibyo bihugu bushoboka. Nyuma yo kwitabira ayo mamurikagurisha yombi muri Nyakanga 2012 habaye inama mu rwego rwo gusuzuma uburyo ayo masoko yombi yakwitabirwa, u Rwanda rukajya ruyagezaho ibicuruzwa kuko byagaragaye ko hari isoko. Iyo mugereranije n'igiciro cy'indege muri buze kutubwira iyo umuntu ajyanyeyo ibyo bicuruzwa uko gihagaze, musanga umuhinzi w'umunyarwanda azunguka iki kugira ngo ibyoherejweyo mwe mu bitwaye azunguka iki kumwongerera igiciro? Umuhinzi w'umunyarwanda ibyo azungukiramo uko amasoko agenda yaguka, demande y'ibi bintu ni nini cyane muri region ku buryo bigenda bituma ahubwo ibiciro bizamuka. Murasanga abikorera ku giti cyabo mu Rwanda batazabatenguha mu byo mwifuza mwagiye gushakayo iri Libreville ni Brazzaville? Abikorera rero dufite icyizere kinini, ntabwo twibaza ko bazadutenguha, ariko niba nadutenguha byumvikane ntabwo bazabatengushye Minicom, bazabatengushye igihugu, kuko ibiba byagiyemo murabona ni ubufatanye bw'inzego nyinshi, nta nubwo ari Minicom gusa, ni gahunda ziba zagizwemo uruhare n'inzego zitandukanye, zaba iza leta ndetse n'iz'abikorera. Ikibazo cyanjye kiraza kwibanda mu kumenya niba ibicuruzwa byo mu Rwanda nyuma yo kujya Brazzaville no kwerekeza muri Gabon byaba byarakunze kwiharira soko byagaragaye nk'aho bikunzwe. Mu byo nabonye inyama zirakunzwe, akabanga karafunzwe, za legume, imboga zose zinyuranye zirakunzwe, amakawa arakunzwe, izi za produits z'Inyange, za juice, amata birakunzwe, makadamia, gukora makadamia yari yazijyanye nazo zarakunzwe cyane, ndetse na hoteli twakoreragamo expo ikora komande nyinshi. Hari abajyanye amananasi yumishije nayo nabonye abantu barayakunze, amafu y'imyumbati arakunzwe pe, ndetse n'ay'ibigori ndumva yo bari bajyanye yose. Ruriya ruganda rushya rw'imyumbati rwa Kinazi rwari rwajyanye
imifuka myinshi, ariko nyuma za kumva yuko nabyo byaguzwe byose birashira. Ikindi kintu gikunzwe murabona iza banana wine zikorwa n'abantu benshi hirya no hino, ziriya rwose ari Brazzaville ari Libreville nazo ziri mu bishami. Nkariya rwose tuhafite opportunity nini cyane kuko banana wine mu Rwanda ishobora kwiproduza rwose quantité industrielle nyinshi. Ikibazo cy'ingutu cyagaragaye icyo gihe cyari icya transport y'ibicuruzwa kuko byagaragaraga ko ihenze cyane. Ikintu ngewe numva navuga gikomeye ni transportation yabyo, kuko jye nanageze hano naje nabonye amasoko arenzeyo nagiye expectinga gushakayo, so nkumva rero kugeza ubu tutabona solution igihe cyose twaba tudafite uburyo dukora biriya bintu. Nagerageje no kugira ngo njye muri KLM numve uburyo twabikora, bambwiye ko utwaye toni ari $6 ikiro kimwe. Gusa ariko icyo gihe hanatanzwe ibitekerezo byari bigamije gushaka igisubizo kuri icyo kibazo. Ndagaragaje ko ikibazo cya transport yo kugerayo kikiri imbogamizi. Wenda nabaza uwaba ahagarariye Rwanda niba ahari akatubwira niba hari ubundi buryo bushoboka bwo kuba bafasha abakora ubucuruzi buva mu Rwanda bujya hanze by'umwihariko. Rwanda ikomeje kubafungura amarembo tujya mu bihugu bitandukanye. Nyangongo tumaze wese akarere turimo tumaze kongera ibihugu nka 5 bindi. Mwumva rero ko isoko turaritegura kandi nkuko byavuzwe dufite abakozi mu bihugu byose. Mu gihe hari igikorwa u Rwanda rushaka gukora mu bihugu, abakozi bacu bahari kuri tele kugira ngo bafashe. Hanyuma ku kibazo cya tarifu, ubundi ku isoko izindi kampani zica $3.9 ku kilo, twatangiriye ku $1.1 tuza kuganira n'abashuruzi tuza kongera kugabanya tubishyira ku masenti 80 uko byavuze kimwe na Gabo. Hanyuma nk'uko byavuzwe Brazzaville na Gabo hari ubungubu ikibazo cya capacity, kuko Brazzaville ngo twashyira hasi ibintu byagiye byiyongera bituma birenga capacity yacu y'indege dufite. Ahangaha nahoze ndeba imibare igiye ikusanywa n'amatoni 55 buri cyumweru. Numva rero ko ni umubare ushimishije twabwira n'abandi bafite indege za Karigo, kuko amatoni 55 ni isoko rigaragara umuntu wese yakishimira kugira ngo abone amafaranga. Noneho ni ukureba amakampani afite za Karigo tukajya muri competition hagapiganisha. Nishimiye abantu bagiye bavuga bati ariko twebwe twatangiye turashaka gufungura shop kugira ngo dutangire twohereza ibintu, ariko bashobora no kwakira ibintu by'abandi bakajya babicuruza bakumvikana. Already abo bantu bari muri export dufatanije na NAEB na Rwanda na Private Sector Federation batangira ibihugu bashyiraho company z'amanishinga izo service. Nyuma rero y'imishyikirano na za company z'indege zifite indege za cargo, indege zitwara imizigo, Ethiopian Airlines yemeye gufasha abacuruzi b'u Rwanda gutwara imizigo yabo igizwe n'ibicuruzwa bifuza kujyana ku isoko i Brazzaville mu gihugu cya Congo. Kuwa mbere tariki ya 6 Gicurasi 2013 nibwo Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Bwana François Kanimba ubwe yahagurutse aza kwirebera iyo ndege izajya itwara ibicuruzwa byoherezwa i Brazzaville ndetse n'uburyo bipakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Aha Minisitiri Kanimba arongera kutwibutsa uburyo ari ikibazo kinini cyabonewe igisubizo. Ngira ngo mu mazi minsi mubikurikirana Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda ifatanije n'izindi nzego za leta dukorana dufite porogaramu yo gushakisha amasoko hirya no hino cyane cyane mu karere dutuyemo. Hashize imyaka 2 twigeze kujya i Congo Brazzaville tuyoboye delegation y'abacuruzi benshi tugiye gushakisha isoko ryaho. Isoko twararibonye dusanga hari ibintu byinshi u Rwanda rushobora gucuruzayo, ari imboga, ari imbuto, ari inyama, amafu, amata, ibintu byinshi cyane cyane bishingiye ku buhinzi
bishobora kujya muri biriya bihugu bikabona isoko, ariko tuza kugira ikibazo cyane gikomeye cy'inzitizi ijyanye no kubigezayo. Ko murabizi nta mihanda iva ahangaha cyangwa se za gari ya moshi ziva ahangaha kugira ngo zigere Kongo, kugira ngo dushobore gucuruza nabo no gukoresha indege. Gukoresha indege rero ntabwo byatworoheye. Rwanda ijyayo, ariko Rwanda ubu ngubu kubera abapasaje benshi cyane nabo baturuka muri biriya bihugu, usanga abapasaje twara baba bafite imizigo myinshi cyane iyuzura, noneho abacuruzi bashaka kugemura ibintu hirya no hino bakabura umwanya uhagije. Niyo mpamvu twashakishije ubundi buryo, tuganira n'amakompanyi y'indege afite za karugo, tuza kumvikana na Ethiopian Airlines yuko baduha karugo ku buryo mu gutangira yajya ijyana toni 30 z'ibicuruzwa bivuye i Kigali bigiye Brazzaville buri cyumweru. Ariko twe twizera yuko mu byumweru biri imbere no mu mezi ari imbere ibicuruzwa bizagenda biba byinshi ku buryo n'ubushobozi bw'iyo ndege bwakongerwa, kuko batwemereye yuko bibaye byinshi bashobora no kuduha karugo yajya ijyana toni 60 buri cyumweru. Kandi murabizi nta nubwo ari Congo Brazzaville gusa, kuko twagiye na Gabo naho dusanga hari isoko rinini cyane ku buryo dutekereza yuko Brazzaville nimara kumenyera tuzasaba Ethiopia nakomeze izayijyana imizigo ijya Libreville. Iki gikorwa rero kiraduha icyizere kinini cyane, kitwizeza yuko ubucuruzi bw'u Rwanda n'ibihugu duturanye bugiye kugenda burushaho gutera imbere. Ubwo twanaboneraho umwanya kugira ngo dukangurire abanyarwanda kugira ngo iyi programu bayitabire mbere na mbere, ariko bashaka uburyo umusaruro tugemura hanze wakwiyongera. Minisitiri Kanimba aranavuga ko isoko rigenderewe atari ryo mu bihugu byo muri aka karere gusa, atahubwo ikibazo gishobora kuvuka ni icyo kubona ibicuruzwa byo kurihaza. Ubu rero turi gukemura ikibazo cy'amasoko, nta nubwo bihagarara kuri ibihugu byose duturanye. Turi guteganya mu byumweru biri imbere no kujya mu bihugu bya kure. Turateganya kujya muri Turiki muri uku kwezi kwa gatanu, ndetse tukazakomeza no mu bindi bihugu bya Middle East, za Katari, za Oman mu kwezi kwa gatandatu, kuko naho tuzi yuko dufite yo isoko rinini ku bicuruzwa byinshi u Rwanda rushobora koherezayo. Ariko impungenge ngewe ntangiye kugira nuko ubwo tutangiye kubona uburyo kugira ngo dushobore kubona ibicuruzwa twohereza muri izi ndege, nicyo kizaba ikibazo. Rwose nagira ngo abanyarwanda babyumva, babonye iyi opportunité yo kugira ngo bashobore kuba bacuruza n'amahanga, amafaranga aturuka mu musaruro wabo yiyongere, bahaguruke bagire umurego kongera umusaruro kugira ngo iyi programu dukomeze tuyiteze imbere. Niki se gicuruzwa muri iryo soko? Ni ikihe gicuruzwa kiganje? Minisitiri Kanimba arakomeza. Kugeza ubu ngubu ibyo ubona abantu bitabira cyane ni inyama. Ni inyama, ariko genda tekereza yuko ari ugutangira, kuko hari ahantu nabonye hari byinshi cyane bashobora kugura mu Rwanda, harimo amafu, ay'ibigori, ay'imyumbati, harimo imbuto, imboga, ndetse n'amata. N'amata hari Inyange yigira ikibazo cyo kugira ngo ibonere isoko rihagije amata abanyarwanda basarura, ariko mu by'ukuri ugiye hanze usanga isoko ryayo rirahari. Ahubwo ikibazo ni ugukemura bene ibibazo byo gukemura ibibazo bya logistique kugira ngo abantu bashobore kujyana umusaruro aho isoko riri. Hari byinshi dushobora kohereza, cyane cyane isoko rya Brazzaville nabonye nk'uyu munsi byo mubona birimo gupakirwa iyi ndege, harimo inyama, harimo ibishyimbo, harimo indagara. Kandi ikintu abantu bagomba no kumva, hari ibicuruzwa dufite mu Rwanda, ariko abanyarwanda bashobora no guhaguruka bakajya no mu bindi bihugu duturanye bagashakisha ibicuruzwa bizajya bigenda muri iyi ndege. Niyo wakunguka 20% ku bicuruzwa ukuye hanze, ariko ni umutungo wabinjiye mu gihugu nta kibazo. Ibyo byose bishobora kugenda bikatungana bikoresheje iyi programu turi kugerageza gushyira hamwe n'amakompanyi y'indege. Minister, connection imeze gute? Indege irabipakira ikabijyana Brazzaville, byakirwa nande bigacuruzwa nande gute? Icyo ni ikibazo cyiza. Ubwo byumvikane neza, twebwe nk'inzego za leta icyo turi gukora, turi kugerageza gufasha abacuruzi, ariko abacuruzi bafite inshingano ya mbere yo gukora umurimo wabo w'ubucuruzi. Umunyarwanda uri ahangaha uri kohereza ibicuruzwa i Brazzaville afite mugenzi we abyoherereje, ugomba kuba yiteguye kubyakira igihe bigeze i Brazzaville. Ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyi mizigo mubona iri gushyirwa mu ndege hano, hari beneyo i Brazzaville bayitegereje bagomba kuyakira. Ariko kubera yuko ari ubwa mbere tuvuga tutashobora kuba harimo ibibazo binyuranye,
twakoze ku buryo n'inzego za leta zagize uruhare muri iki gikorwa ziba zihari, iyi ndege yahagera bakareba niba nta bibazo biza kuhaboneka kugira ngo bashobore kuba bakomeza kudufasha kugira ngo ibibazo bikemuke. Ndetse nanjye ubwanjye nandikiye Minisitiri w'Ubucuruzi wa Kongo kugira ngo muri iki gikorwa dutangiye, mu by'ukuri cyanatangiye mu rwego rw'ubutwererane dufitanye n'icyo gihugu, turebe uburyo cyakorwa neza, ntihabe imbogamizi zatuma abacuruzi bacika intege, ku buryo mu makuru nabonye bambwiye yuko Minisiteri y'Ubucuruzi ya Kongo yashyizeho umukozi nawe ushobora kuba ari ku kibuga cy'indege imayamaya kugira ngo bafatanye n'abandi bacuruzi bagiye mbere ndetse n'abahagarariye inzego zimwe za leta biteguye kugira ngo baze kwakira indege igeze hariya. Arasoza yongera kugira icyo avuga ku kinyuranyo kigaragara hagati y'ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga n'ibyo rwoherezayo. Icyuho kiracyari kinini cyane mbabwije ukuri, kuko urebye nko mu mwaka ushize twohereje hanze ibicuruzwa bifite agaciro ushyizemo n'amafaranga twinjiza turutse kuri tourisme bigera hafi miliyoni 800 z'amadolari, igihe ibyo dukurayo birenze miliyari 2 na miliyoni 200. Urumva rero icyuho kiracyari kinini cyane mu by'ukuri, inzira ni ndende kugira ngo tuzashobore kuvuga ngo u Rwanda rwohereza mu mahanga ibicuruzwa bihagije genda kungana n'ibyo dukurayo, ariko niwo mugambi ngira ngo murabikurikira. Ubu ngubu tumaze gutegura DPRS ya kabiri. DPRS ya kabiri mu gihe cy'imyaka 5 twihaye intego yuko agaciro k'ibicuruzwa u Rwanda rwohereza mu mahanga byibura kajya kazamukaho buri mwaka 28%. 28% mu mwaka umwe ni igipimo kinini cyane, ni intego itoroshye, ariko nkurikije ibyo maze iminsi mbona cyane cyane amasoko u Rwanda rushobora kubona kugira ngo twagure aho tugemura ibicuruzwa byacu, mbona bishoboka. Ikibazo gusa ni ugukangurira abanyarwanda n'abandi bacuruzi mu nzego zinyuranye kugira ngo bongere umusaruro, uko tugenda dushakisha amasoko dushobore koko kubona umusaruro uhagije tuyagemuraho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kuri televiziyo y'u Rwanda muzajya mugikurikira buri cyumweru kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice za nimugoroba. Tinyuka nawe uhange umurimo w'ubucuruzi uguhesha agaciro kandi ukaguha inyungu. Hera ku ngero z'abandi ayo ufite yose watangiye. Murararitswe rero, iki kiganiro ntikibacike. Ku ruhande rw'abacuruzi barabona ko iriya ndege izigiye. Bwana Rugema Ashir ahagarariye abacuruzi bohereje ibintu i Brazzaville arabisobanura. Nkuko mubizi iyi ndege yaje kubera yuko twari twaragerageje kujya dukoresha iyacu bwite ya Rwanda Air, iza kuza kugira ubushobozi buke ko yatwaraga n'abagenzi, biba ngombwa ko tugera dushaka iyaba yatwara toni zirenze izijya mu y'abagenzi. Bikaba izigihe rero ko abantu bose bari bayitegereje, cyane cyane abacuruza ibiribwa n'amatungo ava mu Rwanda, tukaba tubyishimiye dushimira inkunga leta yaduhaye kugira ngo dushobore kuba twatangira iki gikorwa. Aranavuga ko indege ari bwo buryo bwa transport bushoboka muri iki gihe. Nkuko mubizi u Rwanda turi igihugu kitagera ku mazi magari uretse Kivu wenda, ariko nta kundi kuntu twashobora kuba twakorana ubucuruzi n'amahanga, ku buryo rero byasabaga yuko twagira uburyo bwa transport cyane. Nk'ubu urabona ko ubwo dufite uretse kujyana n'amakamyo, tukaba dufite amakamyo ataradapted kuba twatwara ibintu biri fresh nk'inyama. Ubundi buryo bwonyine dusigaranye bwa bari ubw'indege. Numva rero ngo umu exporter w'umunyarwanda cyane cyane udashaka exportinga beyond aho dufite ubu ngubu Kongo yaha hirya, Burundi, Uganda na Tanzania, iyo ushaka kujya aharenze aho ngaho, aharenze East Africa, nta kundi wava mu Rwanda uretse ugiye n'indege. Ubuziranenge bw'ibicuruzwa byoherezwa i Brazzaville se bwo bwaba bwifashe bute? Nta mpungenge dufite kubera yuko iriya ndege ijya kuza hano nuko u Rwanda rujya kwemera ruzi ko ifite ubuziranenge. Aba technician bacu baba ba Rwanda Air n'aba Ethiopian nabo baba bayizanye, baba babanje kureba niba yaragenewe ko yatwara ibyo bicuruzwa igiye gutwara. Icyo tugifiteho akabazo gato gusa ni kimwe, nkuko mwabibonye turacyafite ikibazo cya packaging. Nta nganda dufite zihagije zaba zikora amakarito yabo twashyiramo ibyo bicuruzwa, cyangwa se kuba twakora nk'ama plastic ari biodegradable ku buryo twazikoresha. Ubu rero turacyagerageza ibyo dukoresha byinshi nibyo twimportinga kuva hanze byo kugira ngo dupackaging, ariko turizera ko dukurikije ukuntu abantu bagenda babyitabira n'izo nganda zazagera zikaboneka ku buryo tuzatujya packaging idafite ikibazo.
reka twumve noneho icyo abacuruzi batekereza ku bushobozi bafite bwo guhaza isoko. Ubushobozi bwo burahari ariko burubakwa. Murabona iyo umuntu azanye ikintu gishya nka kiriya, nibaza ko twagitangiye umwaka ushize turi bakibanza naratangiye ndumwe hazaho abandi bigenda biza buhoro buhoro, ariko uko abantu bagenda babona yuko bishobora kuba byagira icyo bibongerera cyane cyane abahinzi borozi, bibatera ingufu nabo kugira ngo bagerageza kugira ngo bakora produce izagenda igatwikira hahandi. No vuga ngo rero nk'ubwo ari kuza, ndibuka ko mu kanya nahoze mvugana n'umuntu w'umwe Ethiopia avuga ati batubwira ko indege ije kuza gufata toni 30 mu Rwanda ntago twabyemeraga. Ntago twibazaga ko igihugu gishya nk'icyanyu cyari cyaragize ibibazo nk'ibyo mwagize, mwagira murya mu kuzuza indege ibicuruzwa nk'abiriya cyane cyane biri fresh produce bifite quality nk'iyo bifite, byagenda bikajya mu mahanga bikagurwa abantu bakabyishimira. Avuga ati thumbs up, nta mwadutangaje. Kuko rero nuvuga ngo capacity turimo turayibuildinga, turimo turagerageza kugira ngo ubushobozi bugende buzamuka, kandi turibaza ko ari ikintu kizashoboka. Muri iyi gahunda aborozi by'umwihariko nabo bazabona inyungu isumbye iyo bari basanzwe babona. Reka uhagarariye abacuruzi bohereje ibicuruzwa i Brazzaville akomeza bisobanura. Birumvikana, urumva umworozi uko agenda agira abantu baza benshi bamusaba itungo rye cyangwa se ikindi kintu yaba producinga, niko nawe agenda ashishikara kugira ngo abe yagira byinshi nawe yiteza imbere. None urumva rero yashyizemo input muri ibyo bintu akora, akabona hariho demand on the other side, urumva he's going. Nuvuga ngo azakoresha uko ashoboye azane n'abandi. Nuvuga ngo u Rwanda rufite ubushobozi, ubushake nibwo abantu bagomba gushyiramo. Kandi n'umworozi nawe agaciro niba yavugaga ikiro cye kigurishaga 200, akabona umuha 500 cyangwa 400, urumva ayo 200 cyangwa 300 yongereyeho nawe azagenda ashyiramo ifumbire nyinshi, ashyiramo ibiryo by'inkaze cyangwa se irindi tungo yaba afite, bitumeza zororoka, nanone agenda akura ava ku bukene yarariho. Nibaza ngo ni muri ibyo ngibyo gira inka nibwo niyo vision yari ifite itangira. Bwana Rwigema arasoza ashimira Minicom ndetse n'izindi nzego zifatanya nayo muri iyi gahunda. Yakoze iki gikorwa, turayishimira ukuntu yagerageje kucoordinatinga, ikadutizaho dukorera amanama, bakagerageza kutwohereza byaba kuva kuri ministre waho na PS agafata umwanya waho kugira ngo aze kuza kudushyigikira muri icyo gikorwa giteza igihugu imbere, ariko natwe kiduteza imbere. Kuba baragiye bagafata uwo mwanya, murabona ko bagiye batwohereza abakozi babo, iyo tugize ikibazo turababwira, ku buryo turizera kandi ko iyo nkunga baduteye izakomeza. Nshuti bakunze b'ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere mutegurirwa na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ibi nibyo twabateguriye ku bijyanye n'ubucuruzi bwatangiye hagati y'u Rwanda n'igihugu cya Congo Brazzaville. Twaganiriye kandi ku ndege itwara imizigo cargo ya kampani ya Ethiopian Airlines izajya ifasha abacuruzi kugezayo ibicuruzwa byabo. Ntidushidikanya rero ko ubwo ubu buryo bwa transport bubonetse hagiye gushyirwa imbaraga mu kongera umusaruro. Mureke rero duhinira. Tubashimire ko mwadukurikiye muri iyi minota y'iki kiganiro. Tubararikire kandi ikiganiro cyo ku cyumweru gitaha ku isaha nk'iyi, ni mu kiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere, nk'uko bisanzwe mwari kumwe na Vincent Mpakaniye ukibagezaho. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere. Ubucuruzi n'inganda mu iterambere ni ikiganiro mugezweho na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Kibagezaho ibikorwa byose bifatiye kuri iyo minisiteri, nk'urwego rushyiraho politiki, amategeko ndetse n'amabwiriza bigamije guteza imbere ubucuruzi n'inganda. Kibagezaho kandi amakuru ku bikorwa binyuranye by'iyo minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. Muri iki kiganiro mushobora gukurikira uko ubucuruzi buhagaze, bwaba ubw'imbere mu gihugu, ubwambukiranya imipaka cyangwa hanze y'igihugu, ndetse n'ubw'ibikomoka kuri peteroli.
Ikiganiro ubucuruzi n'inganda mu iterambere kivuga ku bucuruzi buciriritse bw'abanyamyuga n'abanyabukorikori, gitinyura abantu guhanga umurimo, ubucuruzi bw'inganda nto n'iziciriritse, ubw'inganda nini zihakaza abantu benshi, gushakira amasoko umusaruro ndetse n'amategeko agamije guteza imbere ubucuruzi no kurengera abaguzi.